uno mugabo ni urugero rwiza kuko akaza akora mu mukabona ariko reba ino etage abamo ngira ngo uri kuyibona reba sha reba inzu faranga sha reba ifaranga mu Yes, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza ni nabyo tuba tubifuriza umunsi ku wundi. Ese muraho murakomeye abantu muri hirya no hino ku isi abantu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda duhereye hano mu Rwanda i Burundi nabo bararwumva ikinyarwanda n'ikirundi ni bimwe tugeye kuri bene wacu aho za Masisi za Sake nabo baradukunda kandi baratwumva tuvuga rumwe n'abari hirya no hino muri za diaspora zitandukanye bose turabakiriye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hanyuma rero turi kumwe na Ismael. Ismael umeze neza? Meze neza cyane. Urakomeye? Ndakomeye. Hanyuma uyu munsi wawe wagenze gute? Uyu munsi noneho tumaze iminsi dufite ubushyuhe bukabije ndetse dufite expectation z'uko dushobora kujya kuri 35 nahoze nseka mbonye ntuza ibintu bashyize ku mbuga nkoranyambaga ngo ikigo ngo meteo ngo yatangaje ko ngo impamvu ubushyuhe buhari ngo nukwera ko izuba ryinshi kandi nta mvura igwa. Urumva buno ubushakashatsi buri muntu wese yahita abona ibintu byoroshye cyane. Meteo turabashoje ubure abantu bakoramo yaba ari uwabyanditse yagira ngo asetse abantu ariko nyine birumvikana kameme kubera ko izuba rirava nta mvura igwa ariko biragaragara. Hano izuba rirakaze nabonye abantu bamwe bashyiraho amafuta atandukanye ku buryo umuntu ashobora gushyira inkoko hanze kuzuba igashya. Nabonye nyine nibyo bikabyo bihari abandi agafata intuzi umubumbe bakawushyira hagati y'izuba naho bagashyira mu Rwanda. nahoze mbona byacitse ariko bura abanyarwandakazi mwibuke ko ubundi turi nekereza ko nta gihugu ku isi kigira klima nziza nk'iy'u Rwanda. Ibyo ngibi turi kwiriza ngo dufite 3 kangahe abandi bagera mu ijana mu gihe cy'ubushyuhe baze degrees Celsius ijana. Uri kumva ibyo bintu? Abantu twese tuganira muri USA n'abantu bahariya muri Aziya barabizi iyo ubushyuhe bwazamutse. Abantu bo mu butayu izuba rirabazonga watoto wa Sudanize umwana ntukabone yirabura kuri ariko abantu bo muri Nigeria logos mubayeho gute? Hari ubushyuhe noneho bwo bukwitana n'icyuka navuga kitameze neza ukagira ngo hari n'inkoko zimugeze. So ubushyuhe impamvu wenda ntago biba biheruka kugira u Rwanda ngo duheruka kugira ubushyuhe nk'ubu bize kuba mu myaka ya kera ariko kirimo racu rwose kararyoshye nk'ubu ngubu hari amafu nta nubwo bimara iminsi myinshi kandi urebye biterwa n'intuza n'ahantu herereye. Nk'umuntu waba ari kuruhukira ku mazi ntabwo yamenya ubwo bushyuhe agabuze. Urumva rero nimukore murunda amafaranga mujye kuruhuka muruhuke bushyuhe nibuza mu manuke mu mujye uretse ko binagoye muri iyi minsi kuruhuka bisaba gukora nk'amezi nkangaho kabukinga ukavuga uti nzajya wenda mu mpera z'umwaka wa 2025. Ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ikibazo usanga umuntu yishinga umuzungu kandi umuzungu waje mu kiruhuko yateguye imyaka 10 hazamara umwaka wose muri Afrika arya ibiceri yakoreye. Wowe rero ukajya ukora buri kwezi dukora imyaka 10 tuyabona ni buri kwezi ajya Gisenyi. Ubwo nawe wibaze rero kuvuga ngo mu myaka 10 abagiye y'inshuro nyinshi cyane kandi consommation yabahakoresheje ibintu abakonsomye hariya bari ibintu byavuyemo ikintu kinini. Abazungu rero nabo nyine bakora igihe kinini bakaruhuka igihe kinini icyarimwe. So nuko bimeze. Hanyuma ngomye amasuhuza muda ibitekerezo bitandukanye ku ngingo zitandukanye tuzaganira na Ismael. Turi kumwe cyane ni umwe mu bagabo rwose bagira ibitekerezo byiza mu gomyereze mu duhe ibitekerezo bitandukanye. Hanyuma rero uyu munsi dufite ingingo zitandukanye turi buganire ariko akenshi tuzatonana kumoza no kudukuru turi kuvuga no hanze tureba ibintu kuba bimeze hari biba byacitse nitubyumvikaneho rumwe nitubivugeho rumwe turaza tugera tubinyuranyuramo. Ariko uyu munsi ingingo nyamukuru
turazi kuba tubafitiye navuga nka top 3 cya top 5 tushobora no kugira muri 5 abantu biteje imbere rino koranabuhanga ryaje zino mikoro turi kuvugiraho bigaca ku rubuga rwa YouTube ihostingwa na Google burya bintu biragabura turazi kuba tubafitiye top 5 ndetse ni ibintu ntekereza ko bishobora kwinspira abandi mu buryo butandukanye twerekana mbese nyine YouTubers aba YouTubers no turi bugaruka wowe wakoze ugahomba ngwino hano ufate ikigishwa nurangiza utanga amaturo uyu munsi iyi free turimo niyo tubaza kuba tuwereka yuko burya no free turimo imwe abantu ababiteje imbere bakomeye abajene mu kirangiza muri kubura imirimo nimugire ngo ntiwaso gafata YouTube gakora ukiteza imbere ukagira aho ugera cyane turaza gukora top 5 nizere ko kari buze kubaniza tubereka ibikorwa bimwe na bimwe by'abajene rwose hano mu Rwanda bagezeho ariko hagati aho ngaho tugenda turabona twadukuru nabuze ndeba ibintu byacitse umugabo agize gutya ngo akata umugore ijosi noneho turi mu bihe byo kuzirikana abagore mpuzamahanga aho hari abagore babaye kwa gatatu lewiti turi muri cya cyumweru cyo kuzirikana ko ari abantu b'agaciro cyane iriya nkuru wayibonye gute Ismail? Iriya nkuru narayibonye jewe iriya nkuru ni imwe mu nkuru ziteye urumeza twakiriye kubera ko ry'umwihariko ririya joro ryari ijoro ribi kuko hapfuyemo abantu batatu. Hari umugabo wagize gutya niba ari ibibazo byamurenze anyura mu birahuri abantu bamuri hariya ku nkundamahoro aramanuka arasimbuka akuba kabunda. Ambulance zije kureba uko bigenze zisanga yashizemo umwuka ubuzima bwarangiye. Hari umunyerondo ibingibyo bavuga bati abazunguzayi mu mujyi wa Kigali ni bibumbire mu makoperative bikaba ngombwa ko hitabazwa inzego z'umutekano kugira ngo zibambure ibyo bafite bashake uburyo ki bibumbira mu makoperative bareke gukomeza guteza akajagari. Ubwo umunyerondo umuzunguzayi aza kushaka uburyo ki bakomeza guhangana n'abashinzwe umutekano ngo batware bya bikoresho batware bya bicuruzwa byabo. Aza rero guhangana muko bavuyemo babonye babasagariye kuko nabo bari benshi kandi harimo n'abafite ibyuma ngo bitwaza abagize gute abateye icyuma umunyerondo abaramwisha. Ibyo ngibyo izo ni inkuru event police ziraza ubwo no kuvuga ngo iperereza byanze bikunze abantu bakurikiye inkuru barabibonye ibyo bivaho kimisagara hariyo umugabo mu rukerera abagize gute yisha umugore we amutenze ijosi. Ukibaza bimeze bite noneho ejo ho nabonye uwo bakurohoye ku ngufu ngo yasimbutsa mbese baza kumureka gatoya ntabwo tukureka ntabwo gutwara vayo bagukurayo muri Nyabarongo baramurohora. No kuvuga ko ikintu gihari ndabona urupfu abantu barufashe nk'ibintu bisanzwe kandi urupfu ni ikintu gikomeye ku muntu rugena ku muntu uvuga ngo genge kukwica ntabwo ari ubumuntu nta nubwo navuga ngo ni umujinya ni imico mibi cyane kwica umuntu ni ikosa kwiyambura ubuzima byo ni ubugwari bukomeye. Impamvu tugarutse kuri izi nkuru turaza kureba kuko ari igihe umuntu yicara akibaza atari ko ni gute umuntu yicundi kuko ari abantu benshi batuyumvisha ukuntu umuntu yambura undi ubuzima. Turaza kureba rero biba byagenze gute kugira ngo umuntu afate initiative yo kuvuga ngo umuntu yisha undi sibyo kwenda cases bazitandukanye n'ibyo ariko ari uburyo bw'imitekerereze umuntu agomba kuba afite kugira ngo yagira ku bushobozi bwo kwica umuntu. Ariko kuri case y'ura mugabo wisha umugore we ngo byagenze bite neza. Ubundi amakuru nabonye yagiye yandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye nuko bagiye bavuga ko ikintu yamuhoye ari uko yamenye ko umwana we wa mbere w'imfura ngo atari umwana we. Ibyo rero sintekereza ko ntabwo ari we wa mbere waba amenya icyo kintu kubera yuko ni benshi hano hanze bafite abana batarababo abenshi ntibanabizi hano hanze abenshi ntibanabizi abana ba nyina bahitamo kubitirira ababyeyi kugira ngo babeho kugira ngo ubuzima bukomeze. Ntabwo rero ukwiye kwica
gitera ahubwo ukwiye kwica ikibimutera mbere yuko ujya kuvuga ngo urajya kwica uwo muntu wigeze ubanza umenya impamvu utigeze umenya iryo banga ryose ryari rimaze iyo myaka nawe ufite ikibazo nawe ubwawe abaturage bavuze ko n'abantu bari basanzwe bashyamirana hari hasanzwe mu rugo rwabo habamo ubushyamirane bakarwana urumva rero ariko nyine cyatunguranye kumva yuko amwishe ni ibintu byari bigize gute ni ibintu bitumvikanaga kubera ko ni umuntu w'umugabo ndetse mufite n'abana hari ibitekerezo uba umaze kugera ku rwego rw'imitekerereze uba wararenze ku buryo uba ufite imbabazi muri wowe zagakwiye kuranga umuntu w'umubyeyi rero ntabwo ntekereza ko gufata umuhoro ugatema uwo mugore wawe wo mwashakanye mu bana kandi nibura na hano mu Rwanda dufite amategeko yemerera abantu gutandukana kugira ngo haboneke amahoro ni inzira y'amahoro buriya iyo bavuze divorce ni inzira y'amahoro aho kugira ngo wice umuntu aho kugira ngo umubangamire umubabaze umukorere ibintu by'ubugome ni mutandukana umubise muha umwanya hari umuntu ushobora kumva icyo kintu ko umugore we afite umwana nk'uko utari uwe yarangiza akicara bakaganira bagatandukana mu mahoro bikarangira umwe akomeza ubuzima bwe n'undi akomeza ubuzima bwe ariko ubwo harumva ko harimo n'undi ubyumva akahita afata umuhoro we nta mwanya bigenda bite ku bwonko bw'umuntu psychologically tukatubyinjiremo we nta mwanya afite wo gutekereza ko yego nta kindi kintu afite cyo gukora ubwo wibaze niba ashobora gutema umugore kubera yuko amenye ko umwana atari uwe wibaze uwo mwana imibereho amufasha sibyo nawe ubwo amufasha urumva wibaze imibereho y'uwo mwana kumenya yuko nyina yazize ubuzima sasa ubwo butangiye guhinduka bubi ihangana ritaritangira direct yes umwana amaze kumenya ko nyina azize yuko azize ko yamubyaye sibyo nta kindi abazize ngo future y'umwana nawe ubwaye irangiritse direct habaje mu bwonko habajemo akantu nabo yitabe yabyaranye no mu mama no ubwabo birangiritse direct nabo birangiritse bavuze ati batakaje umubyeyi dusarafunze uyu mwana niwe nyirabayaza mama arapfuye data arafunze hangi havutseme indi controversy hagati y'umwana wabyawe uburyo butumvikanyweho ndetse n'ababyawe mu buryo bukurikije amategeko reka ariko mbivuga ni intambara rero urumva ibitoroshye niyo mpamvu bavuga ngo guhosha amakimbirane mu muryango habaho inzira y'amahoro byaba ngombwa gatanya ikaza nk'ingingo ya gatatu iza gukemura ibibazo by'amakimbirane mu ngo urumva uwo muryango aba bana basigaye imibereho yabo uretse Imana yonyine yo kubitaho ariko bose bafite igikomere gikomeye uyu mugabo nawe nubwo agiye gufatwa agafungwa ariko nawe ubwe ubu ngubu aho bigeze ubu arimo kwibaza uwo ari we ubu nibwo atangiye gusobanukirwa ikosa yakoze icyaha yakoze yaruzinze byose none straight to the point uribaza yarengeraga iki nuvuga ngo yarwanye we niki yarengeye nicyo kibazo gihari urica umuntu ngo urengere iki tujye kuri point yacu rero tunabivaho wenda kuko tubona ubwicanye bwinshi ahubwo abantu benshi nyine baribaza ikibazo cyanjye ndagihuza n'abantu benshi bigenda bite mu bwonko bw'umuntu Ismail nk'umuntu ukunda gusoma ibyegeranyo bitandukanye ukareba inkuru z'abahanga bagenda bashyira hanze ku bijyanye na psychology n'iki wowe ubitekereza ute ku bwonko bw'umuntu bigenda bite kugira ngo umuntu yambura undi ubuzima kuko ntago biri bisanzwe ntago ari ibintu bisanzwe no kuvuga ngo ubundi twinjiye muri ibyo ngibyo twinjira no mu masano mu turangasano tw'abantu no kuvuga ngo iyo winjiyemo neza mu turango tw'isano hazamo imisusire imico isa niyabakubanjirije it means ko niba ufite ba so wanyu bagiraga umujinya w'umuranduranzuzi bivuze ngo nawe maho ngaho kari maho ngaho ni kuvuga ngo hari ubwonko hari uko ubwonko bundi kugira ngo bubeho umuntu ameze neza nabwo bumeze neza ni ibintu bisaba yuko uburinda uburakari
ukaburinda mbese guhungabana kwabwo rero urumva mu turango tw'isano hazamo ibyo bintu bivuze ngo n'ahandi usanga umwana bavuga ngo ubuhanga bwe ni ubwase, imikorere ye ni iya nyina, imyitwarire ye ni iya nyirasenge. Ari nayo mpamvu usanga umwana mu myizerere y'abakera baramugumishaga mu muryango, ndetse yajya gushinga urugo imiryango ikicara igaterana bakabwira umukobwa ngo uyu mugabo usanze ni umwana wacu twareze, imico ye n'imyifatire nibi, agira umujinya w'umuranduranzuzi, akunda ibiryo, n'umujyana ukamwima ibiryo azagukubita, azagusohora mu nzu. Sibyo bivuze ngo ubwicanyi buba bufite nuvuga ngo kugira ngo umuntu ajye gufata bifite isano muzi, hari isano muzi, hari isano muzi ishobora guturuka kuri uwo mujinya w'umuranduranzuzi, cyangwa se akaba n'igikorwa umuntu yateguye. Hari igihe umuntu ashobora kugira umujinya, bijya bibaho, umuntu ashobora kugira umujinya wenda nk'umwana murakaje akamba yamusunika, umwana akaba yagwira igikuta agapfa. Urwo ni urugero. Ubwo rero ntabwo aba ari ubwicanyi yateguye gukora, ahubwo ari umujinya uzamutse ukamurusha imbaraga, hanyuma agafata wa mwana akibagirwa yuko ngira ngo yanamugiriye ku gise agasunika. Ariko ubwo niwo mujinya buriya akenshi urumva ntabwo yigeze abitegura, ntiyanabitekerezaga, bifatwa mu ntuza nk'impanuka. Ariko noneho umuntu barwanye niba abantu babazi bavuga ngo wenda aba bantu batangiye kurwana kuva bamaranye imyaka 5, abo bantu barwana buri munsi. Ese ubwo umuntu igihe nikigera ukumva yuko runaka yishe umugore we, murumva ibyo bintu bitarateguwe. So ni ibintu bigenda biza, ushobora no gusanga nuvuga ngo ariko iyo umuntu ajya kwica umuntu byanze bikunze, nubwo uwicwa atabaza icyo azira, uwumwica waba yateguye icyo yumva yafata nko kuvuga ngo iki ngiki nicyo genderaho mwica. Handi umuntu akora akanavuga ngo buriya ngo cyaje tukiye kinandeba nabi, urumva tigeze umureba nabi, ariko wubwe mu mutwe we, mu bwonko bwe agakreyamo yuko wowe ureba nabi. Nakwica bakamubaza ngo wamwicike, aravuga ngo yandebaga nabi. Kwibaza ni gute yafashe uwo mwanzuro wo kwica umuntu gutyo, none se nta handi yari gushakira amahoro ataraho. Tuzagenda tuzabakorera icyegeranyo wenda turehere no ku ngero z'abantu bagiye bica abantu benshi. Ndaza kwinjira mu ntuza mu bushakashatsi turebe neza uburyo biterwa n'iki, kuko nabuze ndeba abantu rimwe ugasanga bari gukora amakomenti ariko abanyarwanda no kwicana, abanyarwanda baricana, ariko mbabwiza ukuri nago ari bo bonyine. Ni ibihugu byinshi, birebye nk'Ubushinwa mu mateka y'isi no muri USA. Ubushinwa bufite amateka akomeye mu bintu bijyanye n'ubwicanyi ndetse n'iyicarubozo rikabije. Ubushinwa bufite hafi miliyoni, haraho nabonye harimo uwishe miliyoni 70. Urumva miliyoni 70 ari umuntu umwe. None uzi ko umwami se aba ari umuyobozi, miliyoni 70, sibyo? Abo ni Abashinwa. Muri USA even nowadays muri intuza bifitanye amasano, nukuvuga ngo Umushinwa bose ibyo bintu mwifata ngo muvuge ngo n'abanyarwanda gusa cyangwa iki, wenda twagira ibyo twagize amateka mabi, nayo nyine yatangwamo nk'urugero rw'abantu rw'ikibi kiremwa muntu. Ariko nka USA n'ubwo umuntu ashobora kuza, nabonye umuntu wishe mu muryango, abana be bose muri Amerika barashe, cyane cyane kuko bica aribwo buryo bwo kwicana bafite, kurasana. Mu Rwanda uburyo bwo kwicana ni umuhoro. Ntibabonye wa mutinganyi warashe barashe, umugabo yaje akamuturuka inyuma akamurasa. Byo ni ibintu ubwicanyi bwo abantu bagiye bumva yuko umuntu kuhitamo gufata umwanzuro wo kwica umuntu, uretse n'umuntu gufata umwanzuro wo kwica kubera yuko ngo hari ibintu utarimo kumvikanaho n'umuntu. Nongere mbisubiremo, ni ubugoryi ndetse ni n'ubugwari bukomeye, kubera ko ubikora ntabwo aba yifuza ko yabikorerwa. So twihute, dufite ingingo nyinshi zo kuganiraho, gusa izo zo zirababaje ntabwo twari gusimbuka tutabivuzeho. Biteye ikibazo, biteye n'inkeke buri, ariko ubwo birimo kugenda bigaragara cyane cyane. Noneho si nibyo gusa, muri iyi minsi yadutse n'ibisambo bitega abantu bikabambura.
abantu rero ubwo abazemo ari n'umusore bisha abamotari sizi icyo bamujije wabonye nkuriya abantu rero ikintu wenda nababwira baharanire nibura kumenya umutekano wayo ibyo akora byose azirikane ko amenye igihe akorera amenye n'igihe atahira agere mu rugo kare akurikirane niba bumvisha umuntu atatse bagira umuco wo gutabarana kuko ntabwo umuntu abashobora kumwica atavugije induru. Ikindi kintu nabwira abantu niba uzi ko ufitanye ibibazo n'umuntu banzu ujye ukora navuga ko navuga ngo urebe wo giti cyawe ni bande dufitanye ibibazo nabirinda gute ese ibibazo twabikemura gute hakiri kare kubera ko akenshi na kenshi ni izo nkurikizi nizo zikunda kuvamo urupfu basanga umuntu ngo mwararwaniye mu kabari bakugirira umujinya umuntu ngo wamujyaniye umugore utuntu nk'utwo ngutwo radio baramutereye baramutunze yego utuntu nk'utwo zo dutuma hava ibibazo nk'ibyo ngibyo kuko ntabwo ubuze uwo muntu ngatekereza ate muhanganye so hanyuma gato tugaruka ku ngingo yacu y'umunsi kuko iyi ngiyi ni ingingo iri constructive tugerageza ngo dutange inspiration ku rubyiruko bagana imirimo amahirwe arahari hirya no hino turaza kubaha ingero z'abagerageje amahirwe abamaze kwigeza ariko ngo hano ngo CIA ngari icyegeranyo yakoze hari hakurya rwose bene wacu ngo ntago bakishimiye abakongomani borega ubundi ibintu babarega ntabwo ari ibintu byumvikana ni gutumbwira ngo ufite imitwe irenga 120 mu gihugu cyawe hanyuma uraza gutanga raporo ngo umutwe umwe ubwo nyine muri urimo kubatsaho umuriro ngo urimo niba umutwe wabakijeho umuriro ngo urimo guterwa inkunga n'igihugu nk'u Rwanda ese iyo myaka yose yabaye u Rwanda rwo rwibutse gutera Kongo ariko nkurikije raporo ya CIA ahubwo yakabivuga ati ubu gukirutana y'iki gute reba nawe imitwe iriyo kirutana cy'ikira ahubwo M23 niba hariyo imitwe myinshi ibaza imitwe irenga 120 bamusa baruku ba Uganda niho bari kandi abo bose ni nyeshyamba mbi cyane zihigwa n'imiryango y'abimbi bavuga bati uyu muntu ni ikihebe gikuru ruharwa uwamufata ahabwa miliyari 5 z'amanyarwanda ubwo ni miliyoni z'amadolari 5 nese ubwo umuntu bajya gushiriraho iyo bakamuvuga ngo tumushyireho n'amafaranga kwa cyangwa katubwira hari akaba ari mu gihugu cyawe muri Kongo kaburimo kujya kwerekana buri mushyitsi wese yakiriye ikintu cya mbere no kujya kurega ngo ndarega u Rwanda makore jondi yaramubwiye ngo Ubufaransa bwavuye mu kwinjira muri politike ibihugu bya Afrika ariko yararakaye urumva ahita ararakara ariko ni ibintu ibyo yamubwiye byarumvikanaga igihugu gifite amabuye y'agaciro angana kuriya kikaba gifite abaturage bangana kuriya ndetse ugereranyije igihe imikorere abazungu batangiriye gukorera hariya Kongo pe iterambere ryo ryakabaye riri hejuru cyane barabyiririye nyine abazungu kurangara rero burangazi makoro yaranabubonye kubera ko umutekano hariya mu kabari ka Faripupa abashinzwe umutekano bavuze ko umukongomani yamaze kunywa amaze kurya ahita aryambye umutekano nta kintu yanabyitayeho nta gahunda yindi yari yanyweye c'est fini ubwo tuvuze na kagacupa na kakarahure basangiraga na Faripupa muri DRC nabahanga cyane buriya tuvuga ati se makoro yaje gutsindira muri Afrika bamwe bakabifata gutyo perezida w'igihugu w'Ubufaransa Ubufaransa Paris yonyine uretse na Paris n'umujyi wa Lille wonyine kugira ngo afate umwanya ajye kwicaramo umutekano ukuntu uba wakajijwe ari mu gihugu cye ku mutekano wa perezida hano naho tekereza muri Afrika mu gihugu gidafite amahoro none mu gihugu kirimo imitwe y'nyeshyamba 120 yitwaje intwaro ukicaramo hariya mu kabari ukazamura ikirahure gutya ako kantu abantu abadukurikiye bajye babanza bashyira ibintu muri logique bibaze perezida n'umuhanzi nibyo pe n'umuhanzi mwiza ariko se niwe mwiza ze kurusha abandi na Stromae yo kumuhostinga ntabwo byoroshye sibyo hariya rero habarimo abafaransa bagira ikintu bita uniform kugira ngo mujyane neza mu bintu yisanisha nawe akaguhindura nkawe kandi arabizi ko abakongomani bakunda guceza arabishoboye cyane rero ubaze nawe nuko ngo azaza ntazi guceza niba ari ikintu cya mbere bakunda ntazi kubyina rumba azaceze nyina botu ariko ewana arazamura ikirahure areba abazamuye ikirahure ibyo barimo arebe mbe nyina amvugete babana areba ambiance yose nese ntuzi ko niba Donald Trump bamuhereje raporo y'imikorere ya Afrika
agasanga ngo umuvuduko uri kuri 0.8 kwijana mu iterambere akavuga ngo abantu ngo kugira ngo bisubireho ngo umuntu abakoroneje nk'indi myaka nibwo byagenda neza bivuze ngo kugira ngo nyine we ajye gufata umwanzuro ku kintu arabanza akakureba ibyo rero ukuvuga ngo Kongo n'u Rwanda imibanire yabyo u Rwanda rwarihanganye kuba imyaka yose ishize hari imitwe irwanya leta y'u Rwanda ibarizwa hariya muri Kongo ibyo ni ibigaruka n'ubundi kuri raporo ya CIA ivuga ati u Rwanda rufite inyeshyamba zirurwanya kandi zikomeye ziteza umutekano muke twebwe se uravuga ngo M23 iterwa inkunga n'abanyarwanda ati haramutse runafashije nka M23 nta gitangaza n'ubwo cyaba kinarimo abo kuki batayifasha ahubwo afite umwanya wo kugira gute naho ndebe n'undi bavuze yuko ngo ingabo z'u Burundi ngo zakabwe igitero na M23 babitangaje wagiye ahagarariye iyo komva yaravuga ati ibyo bintu barabishye nta kibazo dufite bivuze ngo mbese ariko impamvu nimwe hari abantu batekereza ibintu byinshi babyumve neza barashaka kuburizamo amatora harimo ibintu byinshi inyungu za politike zitandukanye kuri Kongo na leta ya Tshisekedi barimo gushaka kusa naho bazibanganya amatora arimo kuba kuko baramubashije makora yimubashije aravuga ngo abakongomani benshi bataye ibyabo ntabwo bahari ku buryo ibangamiye amatora yabo aramubwira ati rero ibyo amatora yanyuye ntabwo mbizi ngewe ibyo ni ibintu mushyiraho nkamwe nk'igihugu ubu ntabwo muzi ko organiza amatora ahita avuga ngo namwe ariko ngo byarabaye mu Faransa ngo nuko mutabivuga birumvikana ko mu by'ukuri afite we intego yo kugiza inyuma amatora ariko M23 ifite intego zayo kandi zo kudasubira inyuma Tshisekedi we afata ibintu akabinyuza mu nzira zitarizo ni gute niba hari raporo zigaragara abantu buri munsi raporo zigaragara z'abantu bapfuye abakoreye icarubozo kandi ne FARDC ifatanyije na FDL kandi akenshi bakaba baravuga ururimi rw'ikinyarwanda urumva bakibasira abo baturage noneho bakaza gushyiraho bakavuga ngo ubu bwoko ntabwo tubushaka bivuze ngo aho ngaho ibintu barimo ibyo ngibyo bamaze kwerura ko barimo kwica abantu kandi abo bantu abo bari mu miryango aho ngaho bari muri FDL bamwe baburiye imiryango aho ngaho so mu by'ukuri ngewe kuntu wenda n'ikitumye tugaruka kuri iyi ngingo nuko ari raporo ya CIA twabihuza n'ibyavuzwe na makoro twabihuza n'indi miryango rimwe na rimwe nibivugwa no mu bushakashatsi bwa Loni usanga ko bose mu by'ukuri wenda nuko batabivuga mu buryo bwero ariko bahurana yuko M23 mu by'ukuri urebye mu buryo bwagutse umuntu wese yavuga nuko ifite ukuri irwanira ikaba irwanira ubwisanzure n'uburenganzira bwabo ku butaka bwabo bushaka ubwita ubutaka bwa rubw'u Rwanda bwajyanywe na Kongo nabyo ntabwo twabura kubivuga amateka arabigaragaza ngoma rushuru ari rutsiro kuko uvanguza ngo sake ni ibintu byumvikana ari duce twinshi twa Nyiragongo twaki ibyo byose ni imisozi y'ikinyarwanda ni ibintu byumvikana twaza rero bakavuga ngo u Rwanda ngo nibyo rurimo gushaka guharanira ngo gutwara ubwo butaka ngo kugira gute nyine bidafite ishingiro ariko se urumva niba M23 yemera n'ibiganiro kwanza ariko babijyamo nanone bari abayobozi bayo bakavuga bati twebwe ntabwo ibiganiro imishyikirano ishobora kubaho y'amahoro kandi turimo kwijyamo abaturage tukumva ngo barishwe mu by'ukuri wenda n'abantu badukurikiye bajye babyumva ngewe naro kuko ndi umunyamakuru ntago navuga ngo mfate umwanzuro ngo kigicya cyangwa kigicya ariko mu buryo bwumvikana kuko iyo urebye ngewe nyigize kugenda gutembera mu nkambi yaba hari ya Kigeme na hari azabyumba ne hari abanyekongo benshi bavuga ikinyarwanda ibihumbi byinshi namwe ubwawe wabyibonera hari abagenda za Amerika buri mwaka agenda za Europe bose ni impunzi kandi zakabe zifite ahantu ziri ikibazo ni ikibazo kirumvikana ibaze n'abana kabisa afite umuntu afite ibihugu bitatu sibyo avuga ngo ndi muri troisième nation ni muri inchi ya tatu igihugu cyanjye ubundi nakuriye muri Kongo mvukira muri Kongo icyo mfata nk'igihugu cyanjye cya kabiri n'u Rwanda ubundi mu gihugu cya gatatu muri Amerika Imana rero ibarindire mu gihugu cya gatatu amen kurumva kandi nabandi bari mu gihugu cya mbere n'icya kabiri Imana ibarindira aho bari
ibaho ubuzima kuko kuba impunzi ubuzima bw'ubuhunzi abantu barabyumva bamwe utaraba impunzi ngo agira ngo ni ibintu byoroshye cyangwa ibintu abantu bagira bazasura abantu mu nkambi barebe icyo bita ubuhunzi abantu babayeho bari mu buhunzi bararyana kwitwa impunzi uretse nk'ubu ngubu wenda imiryango y'abibumbye ihaguruka ndetse n'ibihugu bitandukanye bikavuga ngo twakirize impunzi ariko process yo kugira ngo igihugu cyakire impunzi ibiganiro n'amasezerano wo bari kurwana ku buzima bw'umuntu wari ufite igihugu yambuwe nuko kwambura ubwene igihugu ni ibintu bikomeye tubireka ngira ngo buri wese yahita yumva akababaro ka M23 kumva agahinda k'abanyarwanda sorry abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abakongomani barababaye cyane kuko nta mutekano wigeze babona kuva inyeshyamba zakinjira mu butaka bwabo noneho leta nayo ingabo za leta nazo zikabatererana kuko ubundi ingabo za leta zishinzwe umutekano w'abaturage rero kuba ushinzwe umutekano w'umuturage ukamuhutaza ibyo n'ubunyamwuga bukeya mu kazi abantu bazi ibintu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubusugire bw'igihugu mu buryo bwa gisirikare. Yes. Nguko bimeze. Inkuru ziba ari nyinshi, bifite inkuru nyinshi ariko reka tugaruke no kuri ingingo mu by'ukuri turi mu gihe isi iri gutera imbere cyane ndetse usanga abajene benshi nko mu Rwanda ari kibazo cy'akazi kagoye abajene bahabwa akazi cyangwa babonerwa akazi bitewe n'ibyo bize ni bake abagomba rero izindi imbaraga zo gukoresha ubumenyi mu byo bize gukoresha ubumenyi muri environment turimo ikoranabuhanga aho rigeze nuko rero hanavutse na za Google avuka za social media harimo na za YouTube hari abantu benshi bari guhembwa na Facebook hari abantu benshi bari guhembwa na Instagram abantu benshi bari guhembwa na YouTube cyane mu Rwanda nibyo twe tuzi bya YouTube n'ibyo abantu ubona bakora ari benshi burya no mu Rwanda abantu babigiye ari benshi njye menya ngo burya umuntu agafata miliyoni 3 akajya kugura cana izo miliyoni 3 harimo business ashobora kuvuga ati ngiye kongera aya ngaya hari n'abafata amafaranga menshi akagura ari nka cano nziza zaguzwe sindi buzivuge ariko ndabizi zigurwa nari mpari ariyo nzi yaguzwe miliyoni 15 kuzamura ariko ubwo nizere ko irimo kunguka no 40 cyangeze muri 20 ngo kawenda nk'eshanu buri kwezi ariko ntacyo bitwaye miliyoni 15 ugura cano inzu yuzuye nta mubyeyi uzavuye Musanze urana cano so gusa ni byiza ni amahirwe meza cyane ku bajene n'abandi bantu babona ko hari uburyo babibyaza nk'umusaruro ubwo nyine binagabanya na ryabura ry'akazi riteje umuntu wari uri kure rero niba twahereye mu nkuru kare icara agasonga bugari tubabwire tugiye gutangira ibyanditswe byera ubundi ufashwe niba uri muri cano neza noneho hari abantu benshi bajye baduhamagara ariko ngo ibyo bintu bya cano ngo bikora biteye ngo umuntu ni se ngo wanjagira ibintu byinshi akira cano umwana wanyashaka ko ibintu nk'ibi ije mu ma comment usanga nyine abantu bamwe bamaze kugenda babonaho bagiraho utuvungukira mu by'ukuri wenda mbere uko tunabigarukaho wenda umufuka w'umuntu burya benshi bakora ibyegeranyo cyangwa se bari gukora ubushakashatsi vuga ati turi kubona bameze neza Bill Gates ni wa mbere ku isi wenda kanaka no ntago ari uko baba bazi neza exactly ariko baba banareba ku bikorwa bakareba ibyo bagezeho bashingira bo nyine kuntu za ku musaruro mbumbe bari kubona wabo no ku isoko ry'imari n'igena migambi abo tubona abayoboye abandi mu Rwanda suko wenda twakwemeza neza 100% kari bo bafite agafaranga gatubutse ariko tugendeye ku bikorwa nibyo bafite ibyo tunze n'urwego bariho tugene no kubushakashatsi kuri social media uburyo bigenda bigaragara biraza nibo twahisemo tunabereka n'ibimenyetso batanu beza kandi n'ibimenyetso bitanga icyizere ubu hari umuntu uzivuga ngo byanze bikunze hari abantu bahita babireba benshi ubu ngubu bahise bagira amatsiko baratangira bamwe batangiye kuvuga amacano hari abahise batekereza za The Choice abandi batekereza Philipita nyine bahita bumva abandi batekereza ya Go TV show bamwe bahise bumva Isimbi TV Afrimax za Chita Magic channel zose tavuga Iris
cyane hano umuntu wisakira ku mwanya wa mbere ariko twebwe hano twagiye tuvuga tuti reka tubahereze top 5 iyi top 5 ni tuyiguhereza umenye ko ni ibintu biba byagize gute tuba twagerageje kure twakoze survey tuba twanageza no kuri tele tatwigira no kuri tele abantu barakeye abantu bameze neza so ni byiza abantu baje nabwo byo banicara banatuganiriza batubwiye ati twavuye aha kubera YouTube itugejeje aha ngaha dufite iki ABC abandi bana bajene nabo babijyemo nabo bagerageze kubera ko tumaze kubona ko bino bintu kano nakazi kandi keza gakomeye biragoye ko kuri ubu ngubu ushobora kubona akazi hano mu Rwanda kaguhemba 500 kuzamura bisa kuba ukora mu bigo bikomeye na za ministeri cyangwa n'imirimo nyine navuga iryoshye abandi benshi bari munsi aho ngaho ariko ntago ntibiratangaje kubona mujene kuri YouTube ashobora gukora miliyoni 8 miliyoni 10 ku kwezi cyangwa 5 cyangwa 2 cyangwa cyangwa 3 cyangwa 4 so ni ibintu byiza cyane abenshi bari muri iyo range ya miliyoni ku kwezi nakazi keza barayinjiza yemwe reka nongereho yemwe barayinjiza menshi so Ismail rero tugendeye ku bushakashatsi tugendeye ku bigaragara tugendeye kuri survey twakoze ari n'imbuga zigenda zigaragaza uburyo ki abantu baninga amafaranga bakoze nabo ubushakashatsi bwabo uburyo ishano zabo zikura navuga za social bread abantu bashaka kwisuruka bavuga ati iyi sheni hagaze gute yinjiza gute ukamenya umuceri wayo uko umeze ukawumena niba biri buze kuzamo agafaranga ibi rero turi kubiganira mu buryo bwo kugira ngo twereke abanyarwanda hirya no hino abajene bakiri bato no kugira ngo tureme umutima bari muri social media baca intege kuko genzi umuntu waraguze cano miliyoni 5 8 10 ariko agahita agitangira gukora akabona cano irimo kugenda iflopinga imanuka wowe byanga agahita acikinya akavuga ngo ibintu barambeshye nta mafaranga arimo akasubira inyuma ahubwo no kubanza kureba ngo nagaba yize ikibuga kimeze gute ndagikoresha gute ninjiremo gute ibyo rero nibyo ubu ngubu ahangaha niyo hantu muzajya mukurikirana ibyo bintu bizima byanyabyo tuguhereza inama z'ukuntu wabigenza ndetse tunahereze nababandi niba ari abantu mukora no wenda babigufashamo nabo tukwereka inama zagufasha kugira ngo ibyo bintu urimo gukora ayo washoye agaruke so twagire kuri top 5 reka tuvuge top 5 two kuharenga ubutatu tuzagira tubereka n'uburyo ki abantu ubuvuga ngo tuvuze batanu beza ejo harigiye mu minsi iri imbere mu kundi kwezi gukurikira tuzatuzanye noneho abandi banyuze kuri social media bimaze kugira umumaro kandi badafite YouTube channel kandi baraje nta kiceri afite ari nta nuza adafite YouTube tuzabereka nabo YouTube izateje imbere badafite channel ngiro zirahari cyane abantu batunzwe no kuba bari kuri kamera social media tu baje hadi ndabashuje hanyuma reka duhere ku mwanya wa mbere mwanya wa mbere ubwo tureba individually turebe nyiriyo shene tukivuga umwanya wa mbere udushatse tukatadufungira ikiganiro oya duhere kuri 5 barategereje duhere kuri 5 cyangwa tubwira wa 3 dukore 3 ubu wa mbere akamwumva kumva ari we ntabwo ari bwongere gukurikirana tubwira umuntu wa 3 bagera nkubwira ahantu kugira ngo waze kugera ku wa mbere bumva bamushaka so twavuze batanu ngira ngo ariko ibyaye byose bashobora kuba ari benshi reka duhere kuri 3 ntacyo ariko na 5 turabafite hano kubibona so tugende rero ku bikorwa ndetse n'ibya abantu zino byose nyine mu shakashatsi rusange nko ku mwanya wa 5 ku mwanya wa 5 ku mwanya wa 5 kugeza ubu ninde uri ku mwanya wa 5 abanyamakuru bo kuri social media beza mu mboni zacu mu bushakashatsi bwacu twashyira umugabo bita Emirene Murinda habi Irene Murodekayi ishara umugabo ameze neza afite sheni ihagaze neza yahoze amaze igihe kinini akorana na Philipita kuri channel ye yitwaga Philipita 250 bimeza kuba the choice ariko ni shene
ihagaze neza yajyaga yinjiza amafaranga meza ku buryo tuize nko ku kigeranyo kijyanye n'umushahara we na Emirene ataratangira channel ye ntago byajya munsi ya 1M kujyanye na salary ariko kugeza ubu afite chaîne ihagaze neza imwe mu zambere navuga yuko ishobora kuba iri mu rundi muri eshatu zambere mu gihugu MI imeze neza kuko ifite irakurikirwa irebye kandi buri munsi ubona yuko abantu bayikurikirana benshi n'umuryango mugari wa MI waguso cyane cyane wakinjira mu buryo bw'abantu bakurikira ubutumwa bwa gospel abantu bakunda ibiganiro bisanzwe biruhura Emirene rero impamvu tumukize kuri umwanya ni umugabo ufite ibikorwa ugereranyije afite Reba Reba urabizi ko ifite amafaranga menshi ishora mu bahanzi yose amafaranga atangwa n'ura mugabo afite abahanzi amanaginga gukora amavideo gukora audio ni ibintu wumva ko yabihenza no abantu barabizi birahenze cyane wenda ubwo n'ubutunzi bukomeye channel ye rero tugereranyije mu buryo ushobora kwinjiza ni channel itamaze igihe kinini ariko tugereye kuri social blade ni channel ishobora kwinjiza byibuze buri kwezi ishobora kwinjiza ku mwaka social blade hano kwanza reka mbanze wenda nkubabwira uburyo ki ihagaze ku bijyanye ari ukuntu bajya batanga viewership ifite aba subscribers bangahe ibintu nk'ibyo aya narimingukiye ku itariyo reka turabaho ubwino uyu munsi turabakora ibyegeranyo ariko Emirene ni umugabo umeze neza tunze imodokari nziza kuko nabyo urabizi ko hano mu Rwanda bimwe mu bintu abajene benshi batinda kugeraho bameze neza cyane kuko ngo kwigurira imodoka nabyo ntago babyoroshye kugura imodoka kugenda mu gatwikiri imvura n'izuba ntacyo bigutwaye so kugeza ubu rero Emirene ashobora ku mwaka ashobora ko kuri estimation itangwa na social blade yakwinjiza byibuze hagati y'ibihumbi 10 $10 ubwo ni miliyoni 10 kugeza kuri miliyoni 150 ariko amahirwe menshi focus ikaba kuri miliyoni muri 75 hanyuma ku kwezi ishobora kuba yakorera byibuze hagati y'amadolari 1000 ubwo ni miliyoni n'ibihumbi 12 focus ikaba mu bihumbi 6 by'idolari urumva miliyoni 6 za buri kwezi miliyoni 6 mwene ugene mu modokari yawe nziza ufite ahantu haba heza mbega barundi wawe mbega barundi kera ko mwamye mukora mwosubira kwa kundi namwe mukazana cano nyine zaho ngaho i Burundi urumva ko umushene hagaze neza aho Burundi nabo buriya uyu munsi turi hano mu Rwanda aho Burundi nabo Tanzania ntuza zose turagenda turi plateau hano hari hano haba hari channel abantu batazi kari ni Nyarwanda kandi ikoreshwa n'abanyarwanda yego ibyo nabyo ni ibintu tugiye kugenda tubazanira ayo macano ameze gutyo muyamenye murebe ukuntu social media abantu bazibyaje abantu bayikiriraho twihuse n'igihe kiri kwihuta nago turi butindeho cyane ko dufite abantu imbere bane twagiye ku mwanya wa 4 rero mwanya wa 4 rwose uburyo bwo kwinjiza agafaranga byo bimeze neza cyane twashyira Yago TV show rero numwe mu basore bari guhunga cyane ibintu bijyanye n'ibiganiro akinjira mu muziki ariko iyi TV cyangwa se social media yamugejeje kuri byinshi yamugejeje kuri byinshi nkuko amakuru atugeraho umujene ku rwego rwa Yago warabashije kugura inzu yo kubamo ukaba ufite imodokari yo kugendamo ukaba ufite ibikorwa runaka bikorwa nk'imiziki ni investment kuko ibamwe amafaranga ariko iyo wamaze ku investisamo ni ibintu bigaragara tugiye nko kureba kuri Yago TV show ewan sha yarakoze ku buryo hari igihe cyajyaga kigera ukabona ko inkuru mu munsi umwe ibihumbi 150 kandi noneho ukabona ko nimwe abantu bagiraga ibiganiro nyine bigomba gukurura abantu kuko niwe muntu wagiye hosting abahanzi benshi n'abaraperi benshi yego hari n'abantu batekeza kare uze ku mwanya wa mbere yes nuvuga ngo izi saha ugereranyije kuntuza ku mafaranga yinjijwe na Yago TV show wahita ubona yuko
yakoze akazi gakomeye urumva guturuka mu itangazamakuru umwihariko uhari abantu bari hano bose ni abanyamakuru bagiye banyura mu itangazamakuru bitandukanye umva ntabwo umuntu yafata decision ngo avuge ngo wenda igitangazamakuru runaka nakwanaga nacyo ndakiretse ngiye kwikorera ukabona yuko nta musaruro uzavamo ya Go TV show rero ku mwanya wa kane so bimwe ihagaze gute sasa ko ihagaze ifite maze kwa uploadinga ibiganiro 1854 ikaba ifite aba subscribers cyangwa se abantu bayikurikira subscription 436 byinshi cyane ikaba imaze kurebwa total views zayo ni 1,93,100,000 hanyuma ku buryo ishobora kwinjiza buri kwezi yasubiyemo nyuma ko bavuye mu biganiro ariko byibuze kugeza ubu ngubu iri kubarirwa hagati y'amadolari 500 ndetse n'3,000 by'idolari ariko focus yayo ikaba yabarirwa nko mu bihumbi 3 by'idolari mu gihe mbere nko mu mezi nk'atatu ashize yabarega iri nko mu bihumbi 3 by'idolari nayo ni amafaranga meza twihuse ku mwanya wa gatatu cyane umwanya wa gatatu umuntu wa gatatu umugabo bita Philipita umugabo ukomeye cyane uko bakurikirana umugabo uzi gukorera mu itangazamakuru sinzi impamvu ntarimo kubonamo umuntu mushyashya w'umucuruzi cyangwa w'umuhinzi n'umworozi witeje imbere uru rutonde ntabwo warukoze neza kuki nta muhinzi n'umworozi waje ngo atwereke inka ze noneho tuzabireba twihuse rero Philipita abanyamakuru bakomeye Philipita muri ntuza muri industry nyarwanda afite YouTube channel yitwa The Choice umukayane nkubwiye ko yago amaze kwa uploading ibiganiro 800 amaze The Choice amaze kwa uploading 5,737 mu gihe yago urumva yarakiri muri 433 by'abayikurikirawe 532 yagoye yarebwe na 191 kuzamura hafi aho ariko iyi ngiyi imaze kurebwa na 150,186 ishobora kwinjiza angana ikirere ishobora kwinjiza hagati ku kwezi ya 700 kugeza ku 9,000 ariko focus ikaba iri mu 2,700 byanga bikunze ntibibura cyangwa se biba biraho hafi mu mwaka ikaba yakwinjiza byibuze 1,80,000 uyu mugabo umwe mu bagabo bafite ibikorwa umugabo ufite inzu nziza urumva ufite inzu nziza afite imodoka nziza n'ibindi bikorwa byinshi cyane 180 so twihute igihe kiri kwihuta natwe tugomba kubyihutisha tujye tubabwira bike hanyuma bumwe mu bikorwa afite barabizi ni umu artiste ni umuhanzi ni umu MC ni umu DJ ni umu MC n'ibindi bikorwa byose byinjiza mu mafaranga aba bantu bose tuvuze ni wa muntu ushobora Irene Yago Peter niba abantu bashobora bijyanye na platform bafite n'igihe bakozeho mu itangazamakuru bivuze ngo bafite experience muri ibyo bintu ku buryo ari abantu nyine noneho babona n'akazi binyuze nyine muri ibi bitangazamakuru byabo kuko bikomeye bakagatumika fresh cyane twagiye tubabwira ko tunababwira nyine n'ibikorwa bafite ariko cyane ubwo tugiye kuza muri babiri bambere ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri ninde niyo banza tubwiye muri comment umuntu bumva wihariye umwanya wa mbere ninde uwa kabiri ninde agataho ngaho abajeni bakiri batoye sinigeze numva murungi sabe bivuze yuko kuri urutonde ashobora kuba ariho cyangwa atari ubwo batubwiye kandi iyo ubundi yavuze social media YouTube cyane mu Rwanda abantu bose sinzi impamvu bahita bumva Isimbi impamvu abantu bavuga social media abantu bakumva Isimbi ndakuvuga ngo mu buryo mu kintu kijyanye n'amashusho ewan ntekereza yuko umuntu wayirebye kuva kera ishusho ntabwo ryigeze rimutenguha icyo kintu sabe icyo kintu turakimushimira ishusho ni sawa noneho hakazaho nyine no kuganiriza abatumirwa nukuvuga ngo
ari professional n'umugabo ari professional akora akazi neza abatuje akora ibiganiro bye ishene yamaze kuyiha umurongo yabaye boss wanjye n'umugabo uri serious byo kwishimira no kumushimira so tugaruke rero ku mwanya wa kabiri twihuse cyane umwanya wa kabiri aba bagabo borumva twagira tugerageza no kubereka aba bantu rero bafite aba bantu babiri tugiye kugarukaho ni abantu bakomeye cyane ntabwo turi buze kuvuga yuko ari abantu boroshye nuvuga ngo bafite amafaranga bafite ibifaranga wa mugabo bafite amafaranga ye baba data we ahubwo muze kumpaho kubera ko ariko batubabare ntabwo twabateje abajura turi kugira ngo twereke abanyarwanda ko bino bintu babye babyubaha bakore bubahe bano bagabo bafite amafaranga barakora bakavunika bakabona n'umusaruro mwiza kuko YouTube hari nk'umuntu wumva ngo ayo mafaranga kumva na amafaranga yoroshye gukorera byonyine kugira ngo ufate umwanya buri munsi umusanga buri muntu wese atangira ikinyamakuru ashaka abatumirwa kugira ngo nugere ku rwego rwo kuvuga ngo ndaprodinga ibiganiro 500 ibiganiro 200 twagiye rero ku mwanya wa kabiri umugabo twawe tumuvugaho ariko ku mwanya wa kabiri niwe turi busangeho ni Murungi Sabe respect Murungi Sabe aka Isimbi TV respect human urumva ko warakoze kabisa you deserve it impamvu rero tubishingiraho ni n'umugabo amaze kwa proding ibiganiro 2,861 akagira abamukurikira aba subscribers 776 urumva ari hejuru yabo bose twavuze twarenze hanyuma umve rero icyo bita views nizo zitanga n'amafaranga burya unabyitaho yarebwe na 2,244,773 igihugu cyose cya Nigeria arakirusha views uri muntu uri Nigeria arebye video notone twakoze bamukurikiraga ngira ngo ni Philipita twabonye ko yarebwe na 1,50 abandi bo bare munsi cyane nabo twavuze haruguru ariko 2,244 zose zaramukurikiye no mugabo n'igitangaza zaramurebye ibizo miliyoni zisabe izo miliyoni zose zisabe hanyuma ziramuzi cyane hanyuma tugiye buryo bwo kwinjiza agafaranga yo kwiza agafaranga uno mugabo social media iramubara hagati byibuze y'igihumbi $5 kugeza ku 22,000 $20 miliyoni 20 ubwo iyo bavuze abantu babyumve neza iyo wahereye ku cyatanu niyo flop nyine niyo atakora niyo atakora ibiganiro byakoze ubwabo ayo byayinjiza ubwo rero ari mu kazi cyangwa bwa dogeri ntari ntiyarisha yari mu kazi nuko yabimeze aho ngaho ntandi bavuga ngo ntiyarisha ni nari ntiyarishanga yari mu kazi rero focus iri hagati y'ibihumbi 11 byibuze yari mu kazi akora neza $10 mu mwaka rero bakatubwira ko n'umugabo yakwinjiza byibuze hagati ya 16 na 268 focus 150 numukira ahubwo uyu mugabo noneho badufashe kubanga bw'ibyuma twanatembe urumva tugenda dukora ubushakashatsi twavuze ko abantu ba mbere babiri tugenda tubereka n'utuntu ubundi Murungi nje ukuntu mwumva n'abantu bavuga inzu rwose afite y'igikoko reka n'abantu bagomba kuba inspired bajene uno mugabo ni urugero rwiza kuko akaza akora mu mukabona ariko reba ino etage abamo ngira ngo uri kuyibona reba sha reba inzu faranga sha reba faranga mu tumuteje abajura zatwica oya ariko abakire ni benshi hano mu Rwanda ngo barayakoreye gusa kugira ngo ubake etage nk'iyo ngiyo uri kureba muri ayo mashusho n'abantu barimo kuyibona barabona reba umugabo hano yituriye inzu ye iyubakiye avuye mu maboko ye ivuye mu kazi ke reba ukuntu ihagaze kuruyenzi muri quartier nziza cyane urababona nakandi ka etage nyuma uri kukabona inyuma y'imbere main hano heza cyane reba kude chapeau wa mugabo genda mu modoka nziza cyane yaravone fo model nta kindi umuntu yarenzaho uretse kuvuga ati nabandi ku muntu w'umujene ku myaka ye success renzi bibahose ewan nakomeza tumbagire kandi atera imbere Imana imushyigikire mu bikorwa kandi yesipira urubyiruko aze aganiriza abajene benshi abereka uburyo kana kazi gakorwa nibyo amaze kwigezaho ikintu ni duke umwihariko w'aba bantu turimo kuvuga umwihariko w'aba bantu turimo kuvuga niba abantu bakora ibiganiro biri
positive kabisa urumva ba bantu bakora ibiganiro bihindura ubuzima bwa benshi ba bantu bakora ibiganiro byubaka societe mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi bikana entertaininga bafite aba bagabo ubundi hakabaye habaho ibihembo tuzakora ihuriro ry'aba YouTubers mu Rwanda abategura ama event tujye dutanga n'ibihembo nibategure mujye muhereza award umuntu mushimire kuko aba yakoze aba yavutse abagabo bakoze umuntu wa mbere ninde number 1 ikirere kiri kwihuta cyane ndabona gitangiye kwijima umugabo wa mbere rero ndabezi ko mufite amatsiko menshi cyane umugabo wa mbere mu byukuri ariko nawe ushobora kumwibwira nubwo wenda abantu mwese mwakikaga ko wenda Sabe yaba ari imbere cyane ari we number 1 ariko uyu mugabo bita Nameless Campos umugabo cyane Campos uwo ni mu bite kujye umuvuze nkumva ntabwo ndi kumwumva chano ye Campos ni tumuvuga chano ye ugafite wite wumva umugabo wita Afrimax TV ya Bakize oya ya Nameless Bakize afite big town ko Bakize namenye kuri Afrimax ya ni twihuse rero Nameless Campos reka tubanyuremo kuko ibijya nibirebire dushobora kuvuga noneho anamatara gaducarira bugacya uno mugabo rero afite Afrimax mpamvu abayoboye yayikozemo ibice bigera muri 4 ayubaka Afrimax Kinyarwanda Afrimax English Afrimax Igiswahili ndetse n'Igifaransa hari n'amakuru akashobora kuba yarafunguje na Afrimax in India nago turamenya ibyo ari byo neza ariko izo zose zirubakitse zimeze neza Afrimax Kiswahili tubinyuramo twihuse Afrimax English ubwayo ifite subscribers afite subscribers 700 uyu nguyu afite miliyoni 2.4 z'aba subscribers niwe wa mbere mu Rwanda ni ko ari niwe wa mbere muri East Africa muri channel zihora inkuru akaba no muri batatu ba mbere muri Afrika kuri Afrimax English akora inkuru zitandukanye zirimo ubuvugizi akaba rero nk'ugiye wa kabiri twavugaga arebwe na miliyoni 244 kandi ngo turacyari kuri English gusa ntituragira mu Kinyarwanda mu Giswahili no mu Gifaransa rikumva uyu mugabo we amaze kurebwa na miliyoni 334 kuri Afrimax English turabinyuramo twese kuko bafite ibigwi byinshi cyane iyi Afrimax English umugabane wose ishobora kwinjiza ku kwezi byibuze minimum hagati y'ibihumbi 4 by'idolari kugeza ku 65 yarishije ubwatsi atakoze ni ibihumbi 4 by'idolari hanyuma focus y'abafasha kwinjiza hangaha turabara miliyoni 32 ubwo ni mu 32 by'idolari bakamubarara yuko byuze mwaka ashobora kwinjiza hagati y'ibihumbi 48 by'idolari kugeza ku 781 turakuri English miliyoni 100 z'amanyarwanda ubwo uhita ubyumva nituvuga ibihumbi 48 wari miliyoni 48 kugira ngo tumyoroshe miliyoni 700 kugeza ku miliyoni 780 na ibi bivuze iki rero focus y'amafaranga muri byibuze yakwinjiza urumva byibuze ni miliyoni 300 buri mwaka ubwo turi kuri Afrimax English twagiye Afrimax tujya mu Kinyarwanda hano mugabo yarakoze cyakoze asubwenge kuko ni umuhanga urumva umuntu umenya gufatira impande zose agafata Ikinyarwanda Icyongereza Igifaransa Igiswahili buri rurimi rwose akagerageza gukurura so ukuntu bimeze rero tugeze mu Kinyarwanda nubundi nabwo niyo yaba ari yo mu Kinyarwanda gusa nta numwe wayikurikira kuko ifite subscribers miliyoni 1.1 ni 109 ngira ngo na 119 mu gihe Sabu mukurikira afite muri 700 nabivuze ubwo ni turi ku Kinyarwanda English bayumvise akagira miliyoni zimaze kwireba 313 n'ibihumbi 790 umukurikira urumva afite 244 ubwo none turaza kuziteranya zose duteranya English na uraza kubyumva biraza kugera muri za trillion nikizikenza ni boss noneho miliyarderi iyi Kinyarwanda ishobora kuba yakwinjiza byibuze hagati y'amadolari 500 kugeza ku 700 focus yakwinjiza mu 4 ku kwezi hanyuma ku mwaka yakwinjiza byibuze ibihumbi 45 by'idolari ubwo turi kuri English twihuse cyane reka tujye ubwo twabyemeje nyine akazi twakemeje ariko hasigaje Swahili na French nago tubitindamo Afrimax Swahili gahagaze gute cyabagabo nago basanzwe oya ibyo bintu jewe nk'umuntu w'umushoramari dukurikiye washoye miliyoni ze zigashya yahise acika intege hakiri kare kuko aba bagabo gukora intangiriro zabo byari haso cyane right now barimo barabyina barimo barabona bari kubona intsinzi
yahasoza tunanabireba rero umuntu dukurikiye nagire agira ngo n'umugabo unamurebye kuri social media ye n'umugabo ugenda muri Range Rover nziza cyane Nameless Campus kuri n'umukire cyane kuri Afrimax Swahili rero iyo ishobora kwinjiza katwihute ishobora kwinjiza byibuze $1,000 buri kwezi ikaba yakwinjiza byibuze $10,000 mu mwaka $10 ariko ubwo birongera kuri bya bindi byose twavuze haruguru ifite abayikurikira abasubscribers 244 ikaba imaze kurebwa na 4,950 mirazamuka yiruta katurangiriza kuri Afrimax igifaransa Afrimax njya kuzana abantu bakabakura mu miji ya Rire na Zanante ni Afrimax China nayiri mu nzira na Afrimax Vietnam Afrimax France rero ifite abantu bayikurikira kanze ndebe kanyinjiramo neza n'umugabo n'umuhanga cyane nagasanzwe afite abantu bayikurikira 368 ikaba imaze kurebwa na 1,53,924 ikaba nayo ishobora kuba yakwinjiza byibuze $3,000 ku kwezi by'idolari ndetse $25,000 buri mwaka by'idolari ateranyirije hamwe none ubw'igitero zose ngira ngo abantu babikurikiye so n'umugabo rero wenda kumwe mu makuru twamuvugaho makeya n'umugabo ufite ugenda mu modoka nziza mu YouTubers bose Range Rover modoka yiyubashye ziri muri zigendwaho n'abaperezida mukuru hari nuko ashaka kuba afite n'indi nshyashya vuba cyane akaba afite channels yinjiza amafaranga meza za Facebook n'ahandi ahantu hose arayoboye ubwo twavuze bike ikindi abakuru avuga ntari buhagarare uko ashaka kuba afite nk'umudugudu ahantu runaka avuga ariko birumvikana amafaranga menshi ntabwo yabura amazu menshi yubatse wamumvise umugabo n'umukire iyo ni YouTube abo bantu tuvuze umunsi nawe tubazi ni mubarebe mubitegereze urebe igihe bamaze bakora uhere kuri haso zo kwinjira mu itangazamakuru kurikoramo iyo umuntu agiye wenda urugero dufatire kuri nkatwe tuba wenda twagiye gutangira gukoramo winjiramo ari stage kuyikora n'ubuzima bwa butoroshye babugoye uvuga uti ndarwana n'uwo wishakira ntago wagira kuri rwego ntago stage shobora kwitanga ngo bahita bagushakira amatike uri butego ukajyayo ushaka n'ibyo kurya ukava muri izo haso ukajya kwikorera uyu munsi kubaka inzu ugashyira business hariya YouTube iragabura kandi ni bank ikindi kintu navuga no mugabo Afrimax afite abakozi mu bihugu bitandukanye hafi byose bya East Africa bakora afite ama office n'ibikoresho afite amamodoka y'akazi amarandi kuza meza cyane y'abakozi urumva ni company nini kandi byose biturutse kuri YouTube muri Kenya ari abakozi Tanzania muri za Uganda ndetse n'umugabo ufite intego yo gukorera muri Afrika yose so uri kumva turashoje ibitekerezo byaguke icyo nabwira wenda abantu nibagire gute abantu bakoresha social media havamo umugati urwo izo ningero dufite hano za nayo target twari tugamije nta kindi so kugira ngo ibintu bijye hanze bataza kugira ngo n'imishara ya leta tuzayibabwira guhera kuri minister w'intebe tuzafata ikiganiro kimwe tubibabwire ibi byose no kugira ngo abajene abana bari gukura mu masegondere bari kwinjira mu bintu byinjira bavuga se na topinga ku ruhe rwego mu rugihugu cyanjye nakora kugeza bingishije kuki abandi bageze kuki abone kimwe inspira yego abone inspiration niba ushobora kwishavuga ati minister w'u Rwanda ahabwa inzu agahabwa ibintu ikoresho byose uburinzi wenda premier minister agahabwa abajepe bamurinda agahembwa miliyoni zinizi tudashyizaho za mission n'ibiki ibyo byose bituma bavuga ati wow nanjye ngomba kubigeraho ibyo rero tubyo tuzabigarukaho yes nuko bimeze tubabwire ngo icyo bagomba kumenya cyo urumva social media ifite abantu benshi tunze twagiye tubona n'ingero nyinshi nko muri Afrika abasore b'abanyafrika tukabona nka Kabila bari yabagiye baza kuri TikTok ari umuntu birukanye mu kazi basezereye mu kazi akoramo mu ruganda agahita yigira kuri TikTok akajya yikorera ibintu by'iki byo kugaragaza amarenga gusa bikarangira ba star uyu munsi akaba yarahamagaye kwinjira muri Italian Got Talent nk'umujaji ni ibintu wewe yabinesheje reka soreze kuri kano kantu mbabe mbere ku muntu wa mbere kwisi niba kiriwe PewDiePie
PewDiePie reka nzende niba byanditse niwe neza winjiza gatubutse muri YouTube ku isi. Of course PewDiePie ariko ukuntu YouTube nawe yakize niba abo bantu umuntu ashobora kwinjiza miliyoni 500 ubwo YouTube yakuyemo nka miliyoni zingahe kuko ayo nayiba yahembye kubera ko yakuyemo ayayo bitekereza nawe so PewDiePie ndaza ko nibagiye kuza kubirebaho hakiri kare ngo nze kubibereka ariko PewDiePie kugeza ubu ngubu ni umwe mu bantu batinjiza buri kwezi miliyoni 1,800 by'idolari miliyoni 1,800 $800 tudashyizeho kwamamariza abantu iryo ku isi ubundi aba YouTubers muri za Amerika bagura ibirwa bafite ibirwa muri za Amerika Latine Iris tugurikirwa urumva urumva rero mukore aka kazi ahantu hari akazi nukabona ari mu rugamba abantu babirwaniramo abantu bakora subscribe batange ibitekerezo hariya kandi basharinga iyi nkuru natwe twashaka kugurikirwa ibutaha mbabwira ko tuzagaruka kuri salaries z'abayobozi bakomeye mu gihugu n'abagenerali tuzabagarukaho kugira ngo abana bakiri batoya mujye mukora mumenya icyerekezo mujyamo naho mwakura ubuzima buri comfortable ubuzima buri mw'amafaranga mu buryo bwiza kandi bwumvikana yes turabashimiye cyane wakoze cyane Ismail urakoze cyane ciao ciao mugira ibihe byiza